Reka tubahe ikaze nshuti mukunda ibiganiro byacu kandi tubashimire ko mukomeje kubana natwe uyu munsi. Twizere ko wowe udukurikiye muri aka kanya umeze neza. Niba kandi utameze neza, turakwibutsa ko iki atari igihe cyo gucika intege kuko ibyiza bihora imbere. Uyu munsi niba bitagenze neza, turakwibutsa yuko ugomba kwizera ko ejo bizagenda neza. Niyo forumire y'ubuzima, uyu munsi biranga, ejo bigakunda. Kimwe n'uko uyu munsi bikunda, ejo bikanga, iyo niyo cycle y'ubuzima tubayemo uyu munsi. Twizere rero ko wowe udukurikiye muri aka kanya wamaze gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye uhora ugerwaho n'ibitekerezo byacu, ntucikanwe. Niba kandi utarayikora, wenda udasobanukiwe uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri make. Niba wifuza gukora subscribe kuri iyi channel, reba hasi y'iyi video urahabona amagambo yitwa subscribe, akenshi aba ari mu ibara ritukura. Uyakandaho rimwe gusa, ubundi bikaba biciyemo. Nta kiguzi bigusaba, ni ubuntu. Icyo bigufasha rero ni iki? Ni uko igihe tugize igitekerezo cyangwa ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uba mu ba mbere bagerwaho n'icyo kiganiro. Urumva rero ko ni byiza ko cyane iby'ingenzi ko ukora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa. Hanyuma nanone ntabwo twatangira ikiganiro tudashimiye abantu bose bamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Muri ab'agaciro gakomeye cyane kandi turabashimiye tubikuye ku mutima. Ni mwe mudutera inkunga cyangwa se imbaraga zo kudacogora gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi, uko tumaze kubibona mu makomenti amwe n'amwe abantu batanga. Biragaragara rwose ko ibiganiro byacu hari benshi bifasha. Ubwo rero turabashimiye cyane aho muri mu bihugu bitandukanye. Tuba tubibona ko mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye ku isi. Rwose muri agaciro gakomeye. Imana ikomeze namwe ibahe imigisha, ihire amaboko y'imirimo yanyu. Hanyuma uyu munsi nk'uko wamaze kubibona, tugiye kuganira ku ngingo ivuga ibyishimo. Ni iki cyagufasha cyangwa se njyewe cyamfasha guhorana ibyishimo? Twese twifuza guhora turi kumwe n'abantu dukunda kandi nabo bakaba badukunda. Twifuza kubana n'abantu tutabafitiye urwikekwe, abantu twisanzuyeho. Ese niko bimeze aho dutuye, ku kazi se, abo dukorana nabo, mu rugo abo tubana nabo? Ese banzi nk'umuntu ukunda amahoro? Ese banyisanzuraho? Iki ni ikibazo umuntu wese urangwa n'urukundo kandi ukunda amahoro ndetse wifuza no kubona abandi babayeho mu mahoro yakwibaza. Ikibabaje ariko ni uko usanga abantu benshi barahindutse ndetse urukundo rwarakonje cyane, aho abantu bamwe na bamwe bataye umuco w'urukundo, bakagera n'aho babaho bifuza kubona mugenzi wabo cyangwa se undi muntu uwo ari we wese abayeho ababaye. Umuntu akifuza ikintu nk'iki. Wakora iki rero? Cyangwa se njye nakora iki? Twese dufatanije hamwe twakora iki kugira ngo buri wese mu bo tubana mu rugo, mu bo duturanye, abo twigana cyangwa se dukorana mu buzima bwa buri munsi, dukomeze kubana dukundanye kandi twunze ubumwe? Ni iki twakora? Ikintu cy'ingenzi dukwiye kwihatira gukora ni uguharanira kubana n'abantu bose mu mahoro.
tutitaye ku bo turi bo, ibyo tubarusha cyangwa se bo ibyo baturusha. Ushobora kwibaza uti se ubundi ni ngombwa cyane guharanira kubana n'abantu bose mu mahoro? Mbayeho nkiberaho gutyo iwanjye hari icyo bitwaye? Ni ngombwa guharanira kubana n'abantu bose mu mahoro. Ni ngombwa cyane rwose. Kubera iki twavuga gutyo? Niba udukurikiye uri umwe mu bantu bakunda gusoma ijambo ry'Imana, ushobora kuba wibuka amagambo Imana ivuga itwinginga cyane, amagambo agira ati niba bishoboka ku rwanyu ruhande mubane amahoro n'abantu bose. Iyo tuvuze abantu bose hakubiyemo abakomeye, aboroheje, yewe na ba bandi badufasha imirimo yo mu rugo. Twese aha ngaha Imana iratwinginga ati tubane mu mahoro niba bidushobokeye. Akenshi na kenshi rero abo turi bo twavuze ku bantu tubana, duturanye, twigana, dukorana n'ahandi n'ahandi. Ariko akenshi burya abantu turi bo biba byarahereye mu miryango twakuriyemo. Abo turi bo uyu munsi bitangirira mu muryango. Ni gute rero twabana cyangwa se twaba abantu baharanira amahoro mu muryango wacu kugira ngo n'abazadukomokaho, abo turi kurera uyu munsi, nabo bazabe abanyamahoro, bazabe abantu dushaka ko bazaba bo uyu munsi. Twakora iki mu miryango yacu? Ikintu tugomba gukora ni ukwihatira gukemura iby'abagize umuryango wacu batumvikanaho. Mu muryango niba hari ibibazo bivutse, aho kureka ngo ibintu birusheho kuzamba, tugomba guhita tubikemura mu maguru mashya, byihutirwa. Hari umugani umwe ugira uti ntazibana zidakomanya amahembe. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko no mu miryango yacu, nubwo akenshi tubana dukundanye, ariko hari igihe bihinduka hakazamo utubazo, amahembe agakomana. Niba rero bibaye amahembe agakomana, hakorwa iki? Rya jambo ry'Imana navuze tugitangira ritubwira icyo twakora mu gihe ibintu bihindutse bikagenda nabi mu miryango yacu, aho rigira riti nimurakaranya cyangwa se ntizikomanya amahembe, kwa kundi tujya tubivuga mu kinyarwanda cyacu, ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Mu yandi magambo, nimuganire murebe aho ikibazo kiri, hanyuma muhite mugikemura mu buryo bwihuse. Hari igihe ikibazo rero kivuka mu muryango, nk'uko turi kuvuga ku muryango, noneho abagize umuryango aho kwataka ikibazo, ahubwo abantu bagatangira kwatakana hagati yabo. Ibi ntabwo ari ibintu bikwiye, ntabwo ari uko byakagombye kugenda. Nimwataka ikibazo, mushake umuti, mushake uko mwagikemura, maze ubundi amahoro akomeze aganze mu muryango wanyu. Ikindi kintu kijya gituma tugorwa no kubana n'abantu bose mu mahoro, ni uburyo dukoresha ururimi rwacu. Umwe mu bantu Imana yakoresheje yandika ijambo ryayo, nkunda gutanga reference ku ijambo ry'Imana, kuko burya iyo urikurikije ririmo inama nyinshi zitandukanye ku ngingo zitandukanye, no ku bantu b'ingeri zose, abakuze, abatoya, ibijyanye n'imiryango, ingingo zitandukanye. Nkunda rero kuritangaho reference. Ubwo nari ndiho mvuga ku bijyanye n'uburyo dukoresha ururimi rwacu. Iryo jambo ry'Imana rivuga mu magambo agira ati, umwe mu bantu Imana yakoresheje mu kwandika iryo jambo ryayo,
amaze gutanga inama idaciye ku ruhande ku birebana n'imikoreshereze myiza y'ururimi n'akamaro ko kwirinda ishyari, amakimbirane, yaranditse ati ubwenge buva mu ijuru mbere na mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro, burangwa no gushyira mu gaciro, buba bwiteguye kumvira, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntiburobanura ku butoni kandi ntibugira uburyarya. Byongeye kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro, zikabibirwa abaharanira amahoro. Ni iki rero twagombye kuzirikana mu gihe tugerageza kubana amahoro n'abantu bose? Twigeze kuvuga ku kamaro ko kuba abanyamahoro mu muryango wacu, ariko kandi twongere twiyibutse ko tugomba guhora tubana amahoro n'abantu bose. Muri abo bantu bose hakaba hakubiyemo abo duturanye, abo twigana niba turi abanyeshuri, abo dukorana ndetse n'abandi, yewe na ba bandi badufasha imirimo yo mu rugo. Nongeye kubigarukaho kuko hari abantu batabaha agaciro, akamufata ko ari umuntu wo hasi, ariko burya navuga ko ari umuntu ukomeye. Ni umuntu ukomeye, aba afite ubuzima bwawe mu biganza bye, umuntu ugutekera, umuntu ukwitira ku bana, ukajya ku kazi ukamusigira abana amasaha 8, amasaha 12 bitewe n'igihe umara ku kazi. Urumva ko umuntu arakomeye, akwiye kubahwa, akwiye guhabwa amahoro, ukamwereka ko umuhaye agaciro. N'aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, amasaha ntabwo atwemerera gukomeza, ariko twizere yuko wabashije kungukirwa nacyo. Niba watangiranye natwe ukaba ugeze ku musozo w'iki kiganiro, turagushimira kandi twizere yuko wungukiwe. Hanyuma nanone tuributsa abantu bose muri rusange ko ibitekerezo byanyu birakenewe. Komenti zishimira turazikeneye niba twakoze neza, kuko nazo zituma dukomeza gukora. Hanyuma komenti nanone zitugaya niba hari aho ubona bitagenda neza, turakwibutsa ko nazo tuziha agaciro, nta komenti dusubiza inyuma. Izo zitugaya, zitwereka ibyo tutakoze neza, zidufasha gukosora kugira ngo ubutaha dukore neza. Buri wese rero ahawe ikaze, igitekerezo cyawe ntukigendane, ugisige ucyandika aho hasi muri komenti, rwose biradushimisha. Ikindi, niba wakunze iki kiganiro, turagutera inkunga yo kugisangira n'abandi, wikihererana. Hari ahantu uri kubona hasi aho handitse share, kandaho ugisangize na bagenzi bawe. Ikindi nanone, niba wagikunze natwe bitwereke, ukande kuri like, nabyo biradushimisha, biri muri bya bindi bidutera imbaraga. N'aha rero turangirije ikiganiro cyacu, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu, mukore mutere imbere, kuko twese nibyo twifuza, iterambere rya buri munsi. Tubyuka kare tukaryama dutinze kugira ngo tugere kuri iryo terambere, nawe turarikwifuriza kandi Imana ikomeze ibijyemo. Naho ubutaha rero, ibihe byiza.